ibanga rikomeye cyane mba ndakarenze sinzi ukuntu natangiye kubara ifungo ryanjye numva ibintu ari ruzungu kumva isimenya ko n'umwaka wanzirwa kapiteni imbere yanjye abantu yankubise box nanjye mpita nibara ndavuga ati nkubiswe n'inkuba nkubiswe n'iki nibaza ko kutagiye nyine kumurwaza kikari atari umugabo we ubundi umugabo we niwe yarabukubise yo kuvuga ko nyuma kumurwaza sina kumurwaza nyine umugabo kumurwaza aho zikuna bageze bro urumva nta kintu bari bapfa dore mu maso hose nibise yamukubise wana kabisa kandi dore wakina ejo de apena rero ni gukina aperi yamwitiye agakipe yari ejo bundi cyari ejo bundi aperi yamwitiye agakipe reka kubwira ubwo nazamutse gake gake ndabona gafite kipfushije ndavuga ati wabaye mu gatsindira nk'umujene tekerezaho mpita nzamuka mu ibanga rikomeye cyane mba ndakarenze sinzi ukuntu natangiye kubara ifungo ryanjye numva ibintu ari ruzungu kumva isimenya ko n'umwaka wanzirwa kapiteni imbere yanjye abantu yankubise box nanjye mpita nibara ndavuga ati nkubiswe n'inkuba nkubiswe n'iki rero twagisambuye kuri kwiza ntabwo ndi kwirukana utari gusagarira abantu oya ngiye nari nyatoye hari oya ntabwo dore nari nyatoye daragana ya mayi oya ntabwo ndi kwiba fande ntabwo ndi kwiba nayo guhaye aya mayi cyako nakurebaga oya nayo nari nyatoye afande nari nyatoye rwose mumbabarire ntabwo ari byiza afande rwose mumbabarire afande n'umusore nkawe wabuze ikindi kintu wakora oya afande ntabwo ndi igisambo fande ngiye hariya ndayatoye mpita nyabahereza abamagare bashatse ikindi kintu cyo gukora sha ibyo bintu atari byiza ni gushaka akazi rwose dore ga rwose ntabwo nibyo afande dore ga nabo bamaye yuko nabatora direkte kapiteni ndamubisha ko nazongerera kumva isimenya ko nyirigise mu ntuzi urareba neza by'urwaye ntabwo tubizi rwose afande urareba neza by'urwaye ntabwo kapiteni rwose ntari mugeri mpita nsanga ibintu mbitekereza ndavuga nongera mbitekerezaho ndavuga atari ku wundi watsindira nongera direkte mpita mbona mu ruhande rwo hirya ndavuga saramutse amfashe ko naba ndiyahuye ndavuga ati apana ubuzima ntabwo ari bwo nk'umujene nibwo nahise nsubira inyuma ndavuga ati abasa uzi n'ikindi rero sasa amafaranga yanyu ndavuga reka nyashyire hasi ngo nanjye mpita nyata hasi nk'umujene ndabarabona ndabwira ati dore hasi mutaye amafaranga nanjye ndangije ndavuga ati reka mbabare gutya ndebe ko ndi buryamo na dukeya n'ubundi byibuze ndarinze no kuzafunga ngo kugira ngo migire ya kapiteni dore nabonye katoroshye mama yangu nanjye ndangije ndavuga ati bano bajene ngomba kubakuramo ifungo isi bro amafaranga n'ayanyu mwana mani njye nari nyafite ahubwo sinigera kuri iki cyangwa yadukamo mwana ari binye hari umuntu kabaye n'ubwo inkorera niko aya bikore nabi ubwo nari ngitekereza byacanze ndavuga ati sinunda barara wabagika ndavuga se kapiteni afashe ubwo nanjye bitarivamo ndavuga ati reka nizamukire nakundi ubwo nyine ibintu byanyobeje nizamukire ngeze ngo ndavuga ati abasamu ubwo nyine nuko nakundi utanicomokera nk'umujene ngenda mbitekerezaho mvuga ati nanjye ngiye gushaka zinangire nkore wapi iby'ubwiyahuzi apana ko ntabwo biguhira ubwo nanjye nazamutse mbitekerezaho nkajya nirebera kapiteni nkareba ishaza ariho ndavuga ati none iyo mfata wallahi ubwo nahise mvuga ati nk'umujene ngomba gukura amaboko mu mufuka ngatangira ngakora kuko ibintu byo kwiba ntabwo byazamira